Ku itariki 3 z'ukwa gatanu 2025 ikirunga cya Kalashnikov cyarotse ku ishuri ya mbere mu myaka 600 ishize. Byabaye nyuma y'igitero cy'umuyaga w'inkubi wo ku rwego rw'umunani bice umunani ugendera ku gipimo cyo hejuru cya Richard. Uyu muyaga wabaye ku 29 Nyakanga 2025 uteza iruka ry'ikirunga. Iryo tirika ryatumuye umwotsi n'umuriro biva mu kirunga bigera ku burebure bwa kilometero 6 hejuru y'ikirere, ariko nta ngaruka byageze ku baturage kuko iki kirunga kiri mu gace katarimo abantu benshi. Iki kiganiro cyitwa Mbere Hanze mugikurikira kuri Radio Salus buri wa mbere saa 3 za mu gitondo na buri wa gatatu saa 3 z'umugoroba ku 97.0 ndetse n'ijana rimwe n'ibice 9 FM. Yitwara mu kiganiro Mbere Hanze cya none nitwa Ajabo Munashibye Kusenge. Mbaye ikaze. Ikirunga cya Kalashnikov giherereye mu nkengero y'inyanja ya Pacifique mu gace ka Kamchatka, hangani mu gace kitwa Peninsula mu gihugu cy'Uburusiya. Kalashnikov hangaha turi kuvuga ni mu gihugu cy'Uburusiya ahari harutse kuruka ikirunga cyari kimaze imyaka 600 ucyarasinziriye. Ubundi se ikirunga kiruka byagenze bite? Kubera iki kirunga kiruka kandi kitarwaye? Aka gace kitwa Kalashnikov se ko karimo kino kirunga gafite ayahe mateka? Iki kirunga cyo se nyuma y'imyaka 600 cyarasinziriye byagenze bite kugira ngo kiruke? Iki kirunga se cyo hari icyo kimariye abatuye isi, ariko se ubundi cyo cyanditse ayahe mateka? Mu kiganiro Mbere Hanze cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe amavu n'amavuko by'aka gace, tureba amateka yabyo hamwe n'iki kirunga aka gace karimo. Tureba impamvu umuziki cyatumye ikirunga cyongeye kuruka nyuma y'imyaka 600 cyarasinziriye, turebe n'icyabiteye ndetse n'ikibyishe inyuma. Muri iki kiganiro turifashisha inyandiko zitandukanye, turebe icyo ubushakashatsi bwagaragaje, amateka icyo avuga kuri kano gace karimo kino kirunga, ndetse tunarebe icyo abahanga bagiye bagaragaza binyuze mu bushakashatsi bakoze no mu nyandiko zitandukanye banditse. Nabaye ikaze mwese mu kiganiro cya Radio Salus icyitwa Mbere Hanze. Gituye kiri kumwe nitwa Ajabo Marashi. Ubundi kwa tariki 3 Nyakanga 2025 nibwo ikirunga cyarotse nyuma y'imyaka 600 cyarasinziriye. Ikirunga cya Kalashnikov giherereye mu nkengero z'inyanja ya Pacifique mu gace kitwa Kamchatka mu hitwa Peninsula, ahangaha mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko turi kubigarukaho. Ahangaha namwe mu hantu hatatu hari ibirunga byatangaje ko byatewe n'inkubi y'umuyaga mpuzamahanga uri ku kigero cya M8 n'ibice 8 byabaye hafi yo ku tariki 29 Nyakanga 2025. Iki kirunga cya Kalashnikov giherereye muri Kronoski Nature Reserve ku mpera z'uburasirazuba bwa Kamchatka muri Peninsula mu gihugu cy'Uburusiya nk'uko tugomeje kubigaruka. Muri aka gace ni hagati y'ibirometero bitari byinshi uvuye ku nkengero gatoya ya Kronoski. Ibi bivuze ko cyarukaga mu kinyejana cya 15 nyuma y'umwaka w'1863. Muri iri huriro umukungugu w'umurara wageze ku rwego rwa metero 6 ndetse na kilometero 8 uvuye hasi. Bivugwa ko umuraba watangiye ku tariki 3 Nyakanga 2025 nyuma y'umutingito ukomeye ku rwego rwa M8 n'ibice 8 wabaye hafi ya tariki 29 Nyakanga 2028. Abashakashatsi bavuga yuko uyu mutingito ushobora kuba warateje kuvuga ko umurara. Ibi ni nka kungwa n'ibitonyanga bishaga ku musozi cyangwa kwibuye nyuma y'uko ikirunga kimaze kuruka, bikaba kenshi hakaba n'ibindi birunga nka Kurovsky nayo yakomeje kuruka mu gihe kimwe. Hari ibindi birunga bikiri kuruka muri Kamchatka harimo Kurovsky, Brezmiany, Shivelanchi, Klamovisky, Avamninsky ndetse n'indi mikomere ya Phenomenal Multiple nyuma y'umutingito wa Nyakanga. Muri Philippines ikirunga cya Canelon muri Necklace mu gihugu cy'Ubuholandi ibi bifatwa nko kuruka kuva muri Kamena 2024 kugeza muri Gicurasi 2025 igiteza umukungugu n'umucucu mwinshi mu kirere. Mu gihugu cya Ireland hashize imisorongo ya Volca bya Sand Nuclear Cliental Law kuva ku tariki 16 Nyakanga 2025, ariko ibikorwa byarakunze kandi birangwamo umukungugu mwinshi. Imirara n'umukungugu byageze kure, ariko nta baturage bishe cyangwa ibikorwa remezo byabo byangiritse. Ikirunga cya Kalashnikov kiva mu karere ka Kronoski Nature Reserve ku mpinga ya Eastern Kamchatka muri Peninsula ku itariki 3 2025 nibwo giheruka kuruka bwa mbere mu myaka irenga 600 yarishize cyarasinziriye. Iryo nuruka rya mbere ribaye kuva mu 1400. Ni kimwe nk'isuri yabaye mu mwaka w'1863 cyangwa se mu 1550 bitewe n'ubushakashatsi. Kuva ku itariki 29 z'ukwa karindwi 2025 habaye umudero ukomeye cyane w'ubutaka cyangwa se umutingito ufite magnitude y'8 ibice 8 uherereye mu nyanja hafi ya Kamchatka. Abanga ba Kamchatka Volcanic Eruption Response Team ndetse na Russia's RIA bavuze ko iryo joro rishobora kuba ryateye umuriro w'ururimi ku icyo kirunga. Ishobora gutuma kandi bagoma cyangwa imishange ituruka mu birunga imeze nk'ibikoma ishoka mu buryo bwihuse. Mu bya geology n'ubumenyi bw'ikirere ubwo ari ahantu hitaweho kuvaho abantu byatumye hakorwa ubushakashatsi bwa volcanic, ikirere ndetse n'inyamaswa.
Ikirunga cya Kalashnikov gikomoka kuri Holocene, ni ikirunga cya stratovolcanico, hakaba hari igorofa rikomeye rikikijwe na Caldera ya kera mu majyaruguru ya Kone yatangiye kubyara amaguma mu myaka 2200 ndetse n'1400 ishize. Ibindi bikomoka mu myaka 1100 ishize mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ishingo ry'ako gace nuko kavutse, imikorere n'imimerere mu buryo bwa rusange ni mu karere kabamo ibyiciro bitandukanye, hari ibyaga, ibirunga bihakikije, ubwiza karemano, hari n'ubushakashatsi bwa geoscience. Hari kandi cyitwa geothermal power mu bice byegereye hitwa Mitovonovsky na Kamborin muri iki gihugu cy'Uburusiya. Ibiyungurwa n'amashanyarazi ya vapor avuye muri za maguma ndetse na lashe za hydro n'izindi. Muri aka gace bigaragara ko nta baturage bahari, ariko abashakashatsi abarenze muri Kronosky n'abaturage batuye umujyi wa Petropavlovsky na Kamchatsky, aba bose bakorana na leta mu bushakashatsi ndetse no mu kugenzura ingaruka z'ubutaka. Bamwe mu bayobozi n'abahanga bagize uruhare mu iterambere ry'aka gace harimo abitwa Olga Jiwin, umuyobozi wa Kivert, ni umwe mu bantu bavuze kuri aka gace kandi bagaragaje ubushakashatsi ku mateka ya Krovnesky ndetse n'ihuriro bifitanye n'utundi duce. Kronosky State Nature Reserve, hari n'abahita Delegate Reserve Wood Yakovov n'abandi bakozi mu biro by'uburinzi bw'ubushakashatsi barimo gukurikirana neza ibikorwa by'ikirere. Iriya shami Military Emergency Service cyangwa se igisirikare cy'Uburusiya gishinzwe gutabara aho rukomeye bamuguye byihuse kugira ngo bagenzure neza ikirere kera kimaze kuzamuka mu mwuka w'umukara usa n'ivu uturutse mu birunga byari bimaze kwerekana ibimenyetso byo kuruka ndetse birangira binarutse. Bashakaga kubikumira bibwira ko ari byoroshye, ariko birangira bibaye iby'ubusa. Ubwo wese afatwa umwanzuro wo kwimura abaturage n'ibyabo, cyane cyane abaturiye muri ako gace, babatwaye mu ndege kugira ngo barokore ubuzima bwabo n'ibyabo, babikore byose kuko bari bamaze kubona ibimenyetso by'uko ari icyago kigiye kuba. Bimwe mu byanditswe n'ubushakashatsi harimo Atlantic Scientific American na Semi Global Volcanism Program zivuga ko Kalashnikov yaje bwa mbere nyuma y'umwaka w'1550. Ibi bikaba bitandukanye n'amakuru avuga ko byabaye mu mwaka w'1863. Ibinyamakuru nka Reuters, Washington Post, European News, Indian Times na PBS News bagaragaje uburyo umutingito uri ku rwego rwa magnitude 8.8 yaherukaga ikirunga cyamaze kuruka, kandi bakemeza ko nta baturage cyangwa ibikorwa bikomeye byahungabanye muri icyo gihe. Inyandiko kandi zasohotse mu binyamakuru nka European News, Specific American, NDTV, Level Science bivuga burambuye ku makuru y'uburyo bushya ubushakashatsi bugaragaza isano riri hagati y'umutingito ndetse n'uruka ry'ikirunga. Kronosky niyo kirunga giheruka kuruka, mbere yo cyari cyarahagaze kuva mu myaka 1400 ndetse n' 1500. Iruka ryacyo ryatewe cyane n'icyerekezo cy'uko byari bimaze kugaragara ko iki kirunga gifite ubukana kandi ko ari imbaraga nyinshi zo gukomeza kugeza ikirunga kirutse. Uwo muyaga ukomeye kuri rwa magnitude ku kigero cy'8.8 wowe ku tariki ya 29 Nyakanga 2025 rikaba ryarateye n'ibindi birunga nka Krovnesky, Brezhnev, Shivelanch, Avashninsky na Motovenesky, byose cyari nk'uko twakomeje kubigarukaho. N'agace kandi hakorwa ubushakashatsi bwa zamaguma cyangwa se ibyo bikoma twabonye bituruka mu butaka byagera ku isi bishyushye bakavuga ko ari bwo ikirunga cyarutse. Hakozwe kandi amasomo menshi mu mihindagurikire y'ikirere n'imiterere yacyo muri iyi minsi, hamwe no kwiga amasomo ajyanye n'ubumenyi bw'ubutaka, cyane cyane bushinzwe ubushakashatsi n'ikoranabuhanga ry'inkomoko n'ingufu, cyane cyane izituruka mu butaka. Hari kandi uruhererekane rw'ibikorwa byitwa chronology, uko byakurikiranye ko ibintu byabaye mu mateka atandukanye, uko ku tariki 29 z'ukwa karindwi 2025 hagaragaye icyerekezo n'imbaraga zasanzwe z'umuyaga ufite ingufu z'ikilometero 8.8 hari hafi y'agace kitwa Kamchatka mu Burusiya. Ku tariki 3 z'ukwa 2025 mu gace kitwa Kalashnikovsky habaye iruka rya mbere mu myaka 600 ishize. Iminsi ikurikiyeho ayitwa Brezhnev, Shivelanch, Avashninsky, Motonovsky nabyo biratanga ibimenyetso byo kuruka nk'uko bivuga mu nyandiko zitandukanye nka The Sun, The Times, The International Thailand n'ibindi bivuga ko mu gihe runaka bajya kubona akabona ikirunga runaka cyongeye kuruka muri ibi bice byo mu gihugu cy'Uburusiya. Kalashnikov volcano ni urugero rukomeye rwo kw'imbaraga z'isi, ibyitwa tectonic earthquake zishobora kuzana igikorwa cy'amateka ku buryo budasanzwe, bigaragaza ko ari ubusabane hagati y'umutingito n'amaguma utari kurekurwa n'imbaraga z'isi gusa. Ni kimwe kandi mikoro bya geoscience bifite inkomoko ku buryo bwo kumenya neza uko amaherezo y'isi bikorwa bihinduka kandi bizakomeza gusuzumwa n'amahanga. Bimwe mu mateka n'inkomoko bivugwa icyitwa Caldera, kino ikirunga gikorana na Caldera na Pleistocene yaturutse imirasire ya zamaguma igera ku myaka 30 ishize. Bivuga ko mu bushakashatsi bwa Ponomarev bwasohotse mu mwaka wa 2025 bigaragaza ko volcanic Caldera yabaye hafi imyaka 30 kandi kavamo pyroclastic volume iri ku rwego rwa metero kibe 13 yagaragaye nk'umutingito wa maguma cyangwa se imbaraga z'iruka ry'ikirunga ziri ku rwego gatandatu n'igice kimwe.
ikibazo cyose cyatangiye kugenda mu myaka 2011 ishize muri ako gace k'amajyepfo ya Kone no muri Mid North Kone cyangwa se mu cyerekezo cyo hagati y'amajyepfo n'amajyaruguru yagiye yubakwa mu myaka 6500 ishize. Mu gihe cya Holocene cyangwa se nyuma y'ubukonje byatangiye nyuma y'umwaka 2017 kugeza na n'ubu hagiye habaho imitingito ikabije irenga 31 harimo iyitwa 350 CE cyangwa se lava flow yaturutse kuri South Korea n'iyindi. Abanga n'ubushakashatsi byakoze kuri iki kirunga bagaragaza ko kureba ibyinshi nyuma harimo nka Pnomlev Vivi, Brichava AO hamwe n'abandi batandukanye. Abo bose bakoze ubushakashatsi kuri Formula Formation mu kwezi kwa 2025 nk'uko byemezwa n'icyitwa Russian Journal. naho Smithsonian Global Volcanism Program na TVERT bitanga ipimikema by'iruka ry'ikirunga mu 1550 mu gihe rusange cyakoreshejwe ku isi yose. Umuhanga witwa Olga Grina umuyobozi wa TVERT yavuze ko kuriruka ry'ikirunga mbere y'imyaka 600 ishize avuga ko mu nda y'isi habaye amazi ashyushye cyane ari mu ishusho yibuye byaze ingaruka ku isi yose kugeza ikirunga gituritse cyane. Nyuma y'imyaka hafi 163 imara imyaka 40 ndetse no hagati y'umwaka w'2023 ndetse n'umwaka w'2053 bitewe n'uko amakuru atandukanye abivuga. Institute Volcanology and Seismology FE Brazil niwe muyobozi wa Alexei Ozelevi yatangaje ko hariho zaryenzera ryihuse hagati y'umuyaga wa magnitude kuri 8.8 ndetse no kwiyongera ku kirunga k'umutingito bivuga ko ishobora kuba yaragisunika imbaraga muri maguma. Inyandiko zitandukanye n'imiterere y'ako karere harimo nka Kamchatka Peninsula and Ring of Fire n'ahantu hari ibirunga birenga 60 by'umuriro, harimo ibirunga birenga 29 bifatwa nka active zone cyangwa se ibirunga bivuga ko bishobora kuba byeruka isaha ku isaha bihora byiteguye nk'uko turi kwesa muri raporo ya UNESCO yasohotse mu myaka ya 1966. Kornetsk Nature Reserve Krashenikov herereye n'ahantu hatuye uburyo bucicitse ugendeye ku bushakashatsi, imyanda n'umutekano. Abashakashatsi barimo gukora na leta mu bibazo byo kugenzura ibikorwa by'ibirunga n'iruka ryabyo, ingaruka bishobora kuzagira ku bantu n'ibintu byabo mu myaka iri imbere, bityo bifuza kubikumira hakiri kare. Ibidukikije hagaragaye ikirere kijimye cy'umwotsi gusa kubera uko ari ikirunga muri 2025. Iyo myotsi igenda itemba mu nyanja nta ngaruka yabaye, ari naryo tangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri ishinzwe ubutabazi muri iki gihugu ivuga ko irimo gukora ubutabazi bwihuse. Kuva ahantu habi byatumye abantu bajya kuri iki kirunga barimo kabahunga urupfu. Imbaraga z'umutingito wa magnitude uri ku rwego rw'8.8 ku tariki 29 z'ukwa 2025 washinzwaga kongera imbaraga zo gusohora amaguma bitewe n'uko ikirunga cyari cyiteguye kuruka. Abahanga nka Olga Grina, Panomovela na Alexei Olevey aho n'abayobozi muri Kornetsk Reserve na Minisitiri ishinzwe kwita ku butabazi no kwita ku bidukikije muri iki gihugu bagize uruhare rukomeye mu kumurika ibikorwa ndetse no kwisobanura mu nyandiko n'amakuru ya siyansi ndetse no mu itangazamakuru. Zimwe mu nyandiko z'ingenzi wakwifashisha ukeneye kumenya ibirenze ibyo tukubwiye kuri izi nyandiko n'ubu butumwa na kino kirunga hamwe nka Panovilev VVER yanitse kuri Kalashnikov Karunela cyane cyane mu gace ka Eastern Kamchatka, cyane cyane ku nyandiko ivuga kuri age magnitude and eruption ndetse n'inyandiko ya Russian Journal of Specific Geology yasohotse mu kwezi kwa 2025. Muri aka gace kari mu kirunga cya Kalashnikov no kandi hari ibindi birunga bine bizwi cyane, harimo ibirunga nka Kalashnikov bifite uburebure bwa metero 1856 cyaretse bwa mbere mu myaka 1600 yari ishize, iheruka mu mwaka 1550 no mu 1463. Mu bindi birunga twavuga hano bizwi cyane hari ikirunga cya Chukotskoye Park, ikirunga kinini cyane mu burengerazuba bwa Aziya, hakaba ikirunga cya Avashnisk, ikirunga cyaretse mu mwaka wa 2008. Hari kandi ikirunga cya Kronoski cyaretse mu mwaka wa 2008, icyo gihe cyohereje umwuka w'umwotsi w'umukara mu kirere utewe n'iruka ry'ikirunga, ikirunga cyose gicira umwijima. Sibyo gusa kandi uko gikomeje kugenzurwa cyane bya hafi n'abahanga kuri ibyo cyakoze muri ibyo bihe ndetse no muri ako gace kashize. Hari n'ibindi birunga bizwi cyane nka Shivelanche, Kambalin, Bizmain ndetse n'ikirunga cya Mtoveski n'ibindi. Zimwe mu ngaruka ku bikorwa remezo bishobora kuba byaragize harimo ikirunga cya Kalashnikov iherereye ahantu hahora habarurwa abaturage baho, gusa nta karere kavugwaho ko kavanyweho ku buryo bw'imibereho yako cyangwa se ibikorwa remezo byabo byangiritse. Abakozi ba Kornetsk Reserve bashinzwe kugenzura ibintu naho biri bavuze ko nta muntu wapfuye, ikindi kandi bavuze ngo nuko nta muntu uzwi ufite ikintu cyo cyangiritse cyane cyangwa se uburyo buremereye cyane byangijwe cyane mu buryo buremereye. Imyotsi y'umwuka yaje mu kirere yageze ku nkengero y'inkombe zitandukanye kandi yaje yiganjemo gazi zikomeye, ariko muri iyo myuka hari n'yakwirakwiriye mu baturage ndetse irahuzura cyane mu kirere. Ubutabazi bw'indege bwarahageze ndetse haza indege ifite code ya Orange
indege zigamije kureba ibikorwa biri gukora muri ako gace kitaruye abaturage. Ingaruka zagize ku bihugu bitandukanye ku bantu batuye isi muri rusange. Twavuga hano mu gihugu imbere habaye impanuka ikomeye cyane wa tsunami waturutse mu cyerekezo cya magnitude 8.8 kuwa kwa tariki 29 z'ukwa karindwi 2025 ugera mu bihugu bitandukanye byo mu nyanja ya Pacifique, harimo igihugu cy'Ubuyapani, ikirwa cya Hawaii, igihugu cya Peru ndetse n'igihugu cya Ecuador. Ibyo byose byagize uruhare mu ihindagurika ry'imyuka, binatuma hazamuka inkunga ikomeye cyane mu kugenzura impanuka cyane cyane zo mu kirere, ariko hatabaye abishwe cyangwa ibikorwa byangiritse cyane. Ikipe y'abahanga bavuga ko ari ubwa mbere mu myaka 248 kuva mu mwaka w'1737 kuba bari mu bikorwa byinshi byangiritse. Ibi byatumye mu nkengero z'ubukerarugendo n'umutekano cyane cyane mu gace kanyurwamo n'indege ahitwa Tresimo, ni mu bice bya Martinovesk na Archiveneski. Habaye ibyago bikomeye byo kugira amahane cyane cyane ku by'imisozi n'imiyoborere y'amazi cyane cyane mu kwirinda ibiza. Naho ingaruka byateje ku isi yose muri rusange ni uko ingendo hagati y'umugabane wa Amerika ya ruguru ndetse na Aziya zahagaritswe by'igihe gito kubera ikirere kitabonaga neza ndetse n'umwuka w'umwotsi wari wuzuye mu kirere uturutse mu nda y'isi. Ibyo byose biterwa n'iruka ry'ikirunga. Byagize kandi ingaruka ku binyabiziga nka air traffic ndetse n'uburyo bw'ubwikorezi bikorerwa mu kirere cyane cyane ubwikorezi bwanyuraga muri icyo kirere. Iki gitero gisigira ubutumwa mpuzamahanga, isomo ryo ku buryo bwo kwitegura ibiza nk'uko Pacific Tsunami Warning Center ndetse na mechanisms bigaragaza. Zitwaye neza zagize kandi uruhare rukomeye mu gukumira impfu nyinshi ndetse no kurinda ko ibyakwangirika byinshi. Si ibyo gusa kuko habaye ihuriro hagati y'umutingito n'uruka ry'ikirunga ndetse n'icyerekezo nk'uko bivugwa mu bushakashatsi bwa geoscience. Isano ni rimwe byagarutsweho cyane mu bushakashatsi mu mpera z'ukwezi kwa Nyakanga 2025 hagati y'ibyo byombi. Nta muntu cyangwa ibikorwa bya rubanda byahungabanye uko abakozi ba reserve bari hafi aho ngaho baratabara. Hari ibikorwa byo gusura Montonoski na Avukoneski byahagaritswe kubera amahane n'igihombo bitewe n'iruka ry'ibyo birunga. Isi yose yamagariye gukora isuzuma mu bihugu bitandukanye, batanga amabwiriza ya Global Warming System yagaragaza akamaro kayo ndetse n'uko bakwiye kwitwara muri ibyo bihe nk'ibyo ngibyo. Icyitwa Seismic Strataging ni uburyo bushya n'ubushakashatsi. Dore ko ubushakashatsi bushya buheruka bwabyo byasohotse muri Nature Communications bwerekana ko kuva mu birunga cyane cyane aho umuriro n'amazi biri mu butaka cyangwa se hydrothermal systems hanigi maguma biri hafi gusohoka mu kirunga ngo iza hano ku isi. Bivuga ko bishobora guterwa n'umutingito, gusa iyo systeme iracyari mu isuzuma ntabwo iremezwa neza. Mu mpera z'ukwezi kwa karindwi 2025 umutingito wa magnitude 8.8 wabereye hafi ya Kalashnikov yatumye bakwihutisha mu butaka bufunguka, bigatuma amagumi ishobora kwiyongera ndetse no gusohoka byihuse kandi vuba. Raporo ya Alexei Ozelewi na serivisi za RAS batangaje ko habaye umutingito nyuma y'uruka ry'ikirunga ryakurikiye Parade of Eruption. Bivuga ko ibi ngibi bitegeze bibaho kuva mu 1737 mu gihe cya Eastern Kamchatka Volcanic Ice habonetse maguma na acid isanzwe ifite ubukonje bwinshi, ibishyirwamo ubushyuhe bwinshi n'amazi aturuka mu butaka harimo subduction. Inyego zo mu karere ka Kizimen zerekanye uburyo maguma zivangavanze cyane cyane mu mwaka n'igice ishize mbere y'uruka ry'ikirunga. Iyo seismic crisis ifitanye isano n'uru ruvange cyane cyane biganisha ku iruka ry'ikirunga. Hari ikinyuranyo hagati y'amaguma n'ibirunga ndetse n'imiterere y'ibicu bya maguma, akaba ari nabyo bigira ingaruka ku byatuma habaho iruka ry'ikirunga. Mbere maguma zari zimaze igihe ziri mu butumburuke bwo ku rwego rwo hejuru ndetse hakumvikana ubushyuhe bwatewe n'umuriro. Uzahari ibindi kandi bitavuzweho cyane byakunze kugerwaho ubwihisho. The Valley of Jesa iri mu bishobora kwangizwa n'ibi bintu bidukikije byacyo, gusa bivuga ko biri kugenza amaguru make, gusa ko kandi bishobora guhura n'akaga ko bagira igihombo gikomeye cyane cyane guhomba ibirombe bacukuramo gazi. Inyandiko za Rating Mega Flash yanditse icyarimwe n'iruka rya Kalashnikov ivuga ko iruka rikomeye rishobora kuba cyatutse ku kuba harabaye imyotsi myinshi iturutse ku iruka ry'ikirunga yakuye mu kirere. Ibi ngibi byakwirakwiriye mu kirere cyo hirya no hino habereye rino ruka ry'ikirunga. Nayo inyandiko ya Geocastic na Geomedical Precast yerekana ko ibizo mu butaka bwa Kamchatka nk'ubushakashatsi bwa Leibin bwakozwe mu mwaka wa 2012 bishobora kuba bigihari kugeza na n'ubu, ndetse byagaragajwe mu mwaka wa 2001 no mu mwaka wa 2002. Inyandiko ivuga ko zabonetse mu minsi 27 ndetse na 35 mbere y'iturika ndetse n'uruka ry'ikirunga ryabaye rikomeye. Hakaba kandi hataramenyekana amakuru neza ahagije kuri ibi ngibi. Ibyerekana neza ko iruka ritabaye byihuse, aho ryari ryatewe n'imbaraga nyinshi muri maguma na tekinike systeme icyarimwe zabiteye. Ubumenyi bw'ibanze aya ni amasomo y'uko imitingito na rukuruzi z'isi zishobora gufatanya gutera iruka ry'ikirunga, kuko hakunze kugaragara amaguma n'uruvange rw'imitingito myinshi muri ibi bice. Ibi ngibi byasaga n'ibitanga imbuzi ko hari ikintu kigiye kuba. Bakomezanya gusuzuma kandi
ibyitwa gaze geochemistry ndetse na za carbon dioxide mu minsi yakurikiyeho, cyane cyane bibanda ku mitingito nk'uko ikirere cy'agace k'ikirunga giherereyemo nyuma y'iruka ryacyo hifashishijwe satelite cyangwa se ibyogajuru ndetse n'ibice bya za maguma ziri muri ibyo bice. Iruka ry'ikirunga kiruka kubera umuntu ibyitwa pressure cyangwa se kigaterwa n'imihindagurikire ya maguma iri mu nda y'isi nk'uko bivugwa. Ubundi maguma ni amabuye yashyushye cyane kandi yoroshye aba ari munsi y'ubutaka. Aya mabuye akuyemo za minerali, ibi ngibi ni nk'amabuye ya silika. Maguma kandi zitangirwa n'amazi hamwe n'indi myuka nkagizwe na za gaze. Zitangira kandi ubushyuhe bwinshi buri hagati ya °C 1000 ndetse n'200°C. No mu gihe kiriko za maguma zivuka habanza kuzipana iby'ubutaka byinjira munsi y'ibindi, amazi n'imyuka bihindura ubushyuhe, amabuye akiyungurura hanyuma agashonga, hanyuma hakavamo ingibi twita maguma ibyitwa metal plasms. Ahangaha ubushyuhe buva mu gice cy'isi hasi hanyuma bikazamuka mu gice cyashongeshejwe, hagakorwamo ibyitwa lifting zone, aho ubutaka bwitandukanya bigatuma ubushyuhe buzamuka bugashongesha amabuye nk'uko turi kubisoma muri Sanga the Stone Age, nyandiko yasohotse muri 2015. Hari kandi yitwa The Encyclopedia of Volcanoes, nayo ivuga cyane kuri ibi ngibi. Haba kandi ubwiyongere bwa pressure no kwibika kwa maguma. Iyo maguma zibaye nyinshi zikaguma mu butaka, zigereranywa n'icyo bita maguma chamber cyangwa se icyobo kinini ikiri munsi y'ikirunga. Imyuka y'agaze yo muri maguma ishobora gushoka igakomeza maze bigatera pressure cyangwa se umuvuduko twabonye urenze urugero mwinshi umeze nk'igitutu. Iyo pressure irenze imbaraga z'ubutaka buri hejuru, icyobo kiratoboka cyangwa se kigacikamo kabiri cyangwa se kigacikamo ibice byinshi. Iyo bigeze kuri urwo rwego, maguma ziba zigeze cyo kuruka eruption. Haba ari bwo bavuga bati ikirunga cyarutse iyo byamaze gusohoka mu butaka byageze ku isi, nk'uko byanditswe na Smithsonian Institute mu cyiswe Global Volcanism Program. Naho kuruka ry'ikirunga by'uko bigenda, habanza icyitwa clocks zifunguka, hanyuma umututu mwinshi uterwa n'imyuka bituma ubutaka bucikamo ibice hejuru ya maguma chamber twabonye. Haza kandi icyitwa gas expression. Iyi ni imyuka ya gaze ihita itwikira yihuta, ishoka ifite imbaraga cyane igasohoka byihuse ijyanye na maguma. Maguma eruption ni maguma isohoka mu ruzi rwinshi rwaka, ibyo bita lava, cyangwa se kuvamo gusohoka ku bintu bishyushye by'amatembabuzi, bikaza ariko bifashe cyane biterwa n'ubwoko bwa maguma. Haza kandi icyitwa plasma in the air, imyuka imeze nk'ivu iturutse mu kirunga y'umwotsi w'umukara. Ibi byose byuzura mu kirere, ibi kandi bishobora kugera ku kigero cya kilometero hagati y'10 ndetse na 50. Nyuma y'ibi, iyo hari imisozi, imvura cyangwa se urubura, havuka amazi y'ivu cyangwa se ibicu bikonje bihitana abantu nk'uko byanditswe na Volcanoes What Organic State of University, nabyandika cyane kuri ibi ngibi. Ibyo ikirunga gikora nyuma yo kuruka, hari ubwo usanga amaguma yashotse, bityo hagasigara icyobo kinini. Hakurikiraho igice cy'ivu gikwirakwira kigafunguka, imigezi cyangwa se kigatwara ibiti, inyamaswa, abantu ndetse n'ibindi. Hanyuma ushobora gutwika ibintu byinshi ndetse kandi gatuma ibihingwa bitera, indege kandi nazo zigahagarikwa kugenda. Abantu bashobora kurwara indwara zitandukanye cyangwa se ibyorezo byo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu gihe haba nta cyakozwe cyangwa se ngo bashyireho ubwirinzi buhamye. Iruka ry'ikirunga rikomeye, iyi myuka twabonye ishobora kujya mu kirere igatuma izuba ritava neza, ikagabanya ubushyuhe mu gihe gitoya, nk'uko bigaragara mu kigo cy'ubushakashatsi cya Amerika cyitwa NASA. Ibyo bise NASA Earth Observation byagiye hanze n'izindi nyandiko zitandukanye. Ubushyuhe bwinshi, amabuye n'amazi nibyo bibyara maguma. No kuyuka mu nda y'isi, maguma iguma munsi ya gaze hanyuma zigakomeza kwiyongera. Mu gasozi kitwa Kamchatka harimo igice cya subduction cyangwa se aho gace kamwe k'ubutaka gasunikwa n'akandi bitewe n'imbaraga za geology. Aha agace kitwa Pacific Plate kenjira munsi ya Coast North American Plate, bityo bigateza imitsi y'umutingito cyangwa se imbaraga gukomeza no kugira imbaraga. Ibi kandi bigira ingaruka ku birunga biri hafi, bigashobora kubivumbura cyangwa se kwibya igitutu bitewe n'imiterere cyangwa maguma. Umutingito muri Nyakanga 2025, umuyaga wo ku rwego rwa magnitude 8.8 waturutse mu nda y'isi ufite uburebure, ibi byasaga n'ibintu bihawe itegeko n'iruka ry'ikirunga cya Kalashnikov bitigeze bibaho kuva umwaka w'1737. Ubushakashatsi bwakomeje kuri iri somo, aho yitwa Alexei Ozerevi, uyu ni umuyobozi w'ikigo cyitwa Institute Volcanology and Seismology, yavuze ko umutingito wakanguwe na za maguma bitewe no kubugiraho ingufu zatumye ibirunga byongera kuruka nyuma y'uko byari byarasinziriye. Naho TVERT cyangwa se Kamchatka Volcanic Eruption Response Team bakoze ubushakashatsi mu mwaka wa 2025, ni itsinda ry'abantu bishyize hamwe bashinzwe kureba ibibazo byatewe n'iruka ry'ibirunga hamwe n'ibintu byose byo gushakira ibisubizo
mutingito cyane cyane ikibazo gishobora kuboneka mu birunga cyane cyane bikuruka nk'iri ngiri ryabaye hamwe n'itsinda rya Lance cyangwa se Russian Academy of Sciences mu magambo arambuye. Iki ni ikigo cy'igihugu cy'Uburusiya gishinzwe kwiga ku bya siyansi n'amabombe bemeje ko hari isano hagati y'umutingito wa magnitude 8.8 ndetse n'iturika ry'ikirunga rya Kalashnikov bigahurira ko iruka ryabaye nyuma y'imyaka 600 ishize. Ibipimo by'urwego rw'ubushakashatsi rishinzwe iby'ihuriro rwitwa USGS hamwe n'abandi bahanga bavuga ko umutingito ushobora kuba warabaye iki kirunga n'ubundi cyari kiri hafi yo kuruka, kandi ko icyo gihe bishoboka ko hari harimo amagumazi yibitsemo, ariko nanone ngo kubera pressure iri hejuru, uburyo bw'imyuka mibi ya carbon dioxide ndetse n'indi itandukanye byatumye iki gikorwa cyihuta cyane. Abahanga kandi bakomeza bavuga yuko umutingito ikintu cya mbere utanga umuvuduko, hanyuma umuvuduko ugatuma utuntu dutoya turi mu butaka twihuta cyane natwo ku muvuduko wo hejuru. Icyo n'abanditsi bagiranye n'icupa rya mfata kuri ishobora kurinyeganyeza, noneho ubushyuhe bwamara kuba bwinshi bitewe n'uko urikoresha impande n'impande urinyeganyeza hepfo na ruguru, wa mupfundikizo waryo ugafunguka ukikuraho wifunguyeho ubwawo bitewe n'umwuka mwinshi wabemwe imbere mwinshi mu icupa, kandi bitewe no kurinyeganyeza cyane ibyo muri nyandiko bise nko kurishotora. Ibi rero bikavuga ko bashobora kuvuga ko ikirunga nacyo kubera umutingito ikirunga nacyo imyuka yibumbiyemo yakomatanye n'uriya mutingito, bigatuma atembabuzi ari mu nda y'isi yibirindura, hanyuma akazamuka ku isi bikagira ingaruka, cyane cyane ingaruka tubona harimo nk'iruka ry'ibirunga ibyo muri nyandiko bise shaking soda battle effect. Ibi kandi bizwi nko mu bushakashatsi ku kirunga cya Kizimen mu mwaka wa 2010 ndetse na 2013 byerekanye imiterere y'ikirunga gituje cyangwa se gisinziriye, ariko kiteguye gukora igihe icyo ari cyo cyose cyangwa se kuba cyaruka igihe cyose. Ibyo muri izi nyandiko bagereranya n'ikubitwa ry'ingoma, kuriya twumva bavuza ingoma, iyo bari kuvuza ingoma tukumva ririya jwi, aho ni nk'aho amagoma ihagarara maze igatangira kwitegura kugira ngo ize kurangira. Aho umutingito wumvikana mu mikorere y'amagoma na ririya jwi twumva iyo hari umutingito umaze kuba, hanyuma bikagera kuri ruriya rwego twese tuzi, abenshi muri twebwe tukikanga. Ibi byose bihuriza hamwe kandi bavuga ko umutingito ukora nk'umukozi, aho bivuga yuko umutingito watumye irunga ry'ikirunga ryihuta cyane, bityo umutingito ukaba warabaye umukozi wo kuba ikirunga cyararutse mu buryo bwihuse. Mu mwaka wa 1952 nyuma y'umutingito wabaye uri ku rwego rwa magnitude 9.0, angaha naho ni hafi ya Kamchatka kuri bimwe mu birunga byangaha nka Besimiani na Teolasi. Ibi nabyo byaratse nyuma y'imyaka myinshi byari bimaze byarasinziriye, gusa ariko haravuga ko hari isano hagati ritagaragara neza, ariko ko rishobora kuba riri hafi aho ngaho. Nk'uko bimaze kugaragara ko umutingito udahita ugira ingaruka ku iruka ry'ikirunga by'ako kanya, ahubwo ku isi iba igikeneye kwitegura, kandi ku isi ubwayo ngo yifitemo uburyo igenzura ibintu biyiriho kuba ubwayo ndetse ikamenya niba haba impinduka mu gihe runaka. Gusa ariko nubwo tuvuga ibi, hari isuzuma ryakozwe na Microseismicity na Satellite Terminal Anomalies ku birunga byo mu gace ka Kronoski mu Burusiya, gusa amakuru ntarashyirwa ku mugaragaro. Ikigo gishinzwe kwita ku binyabuzima no ku nyamaswa Valley of Geyser Ecosystem nabo bakoze ubushakashatsi bashaka kumenya ingaruka nyirizina y'ikirunga ryasize ku nyamaswa ndetse n'indi binyabuzima. Gusa ariko bivuga ko hari amakuru bagikusanya, ntabwo bagaragaza ibiri mu bushakashatsi bakoze. Gusa ariko hari abandi bahanga bavuga ko umutingito atari cyo gihamya nyamukuru cyatuma bemeza yuko umutingito ariwo wateje iruka ry'icyo kirunga. Ingaruka zimwe na zimwe zavuzwe n'abashakashatsi, inganda zimwe ziracyashakisha mu bushakashatsi ziri gukora hifashishijwe ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu kwerekana uko ibirunga biruka. Amafoto yagiye afatwa na za sensors bavuga yuko bikenewe cyane kugira ngo babone ku mucyo igihamya ndetse n'ubushishozi byisumbuye ku byabaye kuri aka gace. Hari ibisigazwa bibitse byavuye mu mateka y'uruka ry'ikirunga bya Kamchatka, harimo na Kalashnikov turi kuvuga, kandi ari ubushakashatsi bugaragara nka TEFRA ndetse na TEFRA chronology. Iyi TEFRA tuvuga ahangaha ni ivu ry'umurimbo ryasotse mu gihe cy'iruka ry'ibyo birunga rigafata ku butaka. Umurama wa TEFRA ufite ikimenyetso cyihariye, ukoreshwa cyane nk'ikimenyetso mu gihe cyo gupima amabuye cyangwa se ubutaka kugira ngo hamenye imyaka icyo kintu cyaba kimaze ku isi. Ubushakashatsi bwa Ponomelafa hamwe na Patya Jean ni abakoze ubugenzuzi bwa Telecom hano kuri ibanze yakusanijwe 2022, yateranyije ibyegeranyo birenga 100 by'uduce dutoya byaturutse mu kirunga, haba uduce tw'amabuye, umukungugu, ubutaka n'ibindi, cyane cyane byanyangiye mu kirere cya Kamchatka. Ibyo bisigazwa n'utu duce dutoya byagaragaye kugeza ku ntera kilometero 200 uvuye iruka ry'ikirunga ryabereye. Ibi kandi bikagaragaza umuvuduko byagendeyeho wari munini cyane. Hari ubundi bushakashatsi buriho n'abashakashatsi nka Penolavi, Petaikin ndetse na Kera n'abandi. Hari kandi ikinyamakuru cyabyanditseho cya International Geological Review byasohotse mu mwaka wa 2010 byerekanye utwo duce dutoya tw'ibisigazwa bivuga ko twavuye mu birunga bigera kuri 11, haba byo muri Kamchatka, harimo kandi Aluvesky, Kroveski ndetse n'ibindi.
nyuma y'uko bimaze kugenzurwa n'amakuru y'ibanze bikagenzurwa hakoreshejwe icyitwa AMP ndetse na AINA, hagaragaye itandukaniro rikomeye cyane n'inkomoko y'ibyo bisigazwa. Satellite gazes Terrafa layers zafashwe muri aya makuru yakusanijwe, ibisobanura mu guhuza ibisigazwa byavuye mu birunga ndetse no ku isi hose, kandi zikamenya neza imiterere ya za maguma aho zakomotse. Nanone ariko hari inyandiko za Smithsonian Global Volcanism n'izindi zivuga ko ari amadosiye adasanzwe bivuga ko yeshwe mu makuru ajyanye n'iruka ry'ibirunga. Ayo makuru akaba ari ahantu kure cyane, hari kandi bitagaruka neza mu gukusanya ibimenyetso kubera ko ubushakashatsi bw'ako kanya butarabikwa neza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iryo ruka ry'ikirunga rishobora kuba ryaratewe n'iyo nkubi y'umuyaga ikomeye cyane, kuko byatumye haba impinduka mu butaka, rishobora no kuba ryarafunga inzira y'umuriro mu kirunga. Muri rusange, iruka rya Kalashnikov ni kimwe mu bintu byagaragaje uburyo isi yacu ikora, aho ibikorwa by'ubutaka n'ibikorwa by'ikirere bishobora kugira ingaruka ndetse bikanagira ingaruka ku bindi. Si ibyo gusa, ndetse kandi bigatera n'ibindi bikorwa by'ubutaka nk'ibirunga kuruka. Ikiganiro hambere hanze cyagarukaga ku iruka ry'ikirunga cya Kalashnikov ndetse n'amateka yabyo naho giherereye muri rusange. Ni munyemero tugisoreze hano, gusa nakwibutsa ko ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo watwandikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Radio Salus, cyangwa ukanyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zitandukanye, haba kuri Facebook cyangwa Instagram, hose nitwa Ajabu Marashi. Gusa nakwibutsa ko iki kiganiro mu gikurikira kuri Radio Salus buri wa mbere saa 3 za mu gitondo ndetse na buri wa gatatu saa 3 z'umugoroba ku mirongo ya 97.0 ndetse n'101.9 FM. Ngiye twari kumwe mu kiganiro hambere hanze cy'uyu munsi, nitwa Ajabu Marashi byukusenge. Tuzasubira ubutaha, Imana ibarinde.